sinzi wenda niba ari uko umuntu aba ateye cyangwa niba ari n'Imana ifasha umuntu ikamuha umutima umeze ukuntu uko ariko ntabwo njya mbitekerezaho. Ntabwo ujya nitekerezaho ngo nyine ngo mara umwanya nireba muri miruwari ibitekerezo bijye kure. Noneho hari abantu bajye bambwira ngo ntabwo ujya ugira silent years. Donc hahandi uri wenyine ukarira. Nese ntabwo bijya bibaho? Ni ukuri dore ntabwo bijya bimbaho. Nta n'igihe wigeze ubigira? Cyagiye ukiva mu bitaro se? Wapepe. Nyimara kuva hano hari abantu bagiye banyandikira nyine benshi muri inbox bakambwira ushanga uswaranye meze nkawe. Atariko iyo confidence ufite numva naye ndayikeneye mbwira ungira inama bimeze gute na gute. Nyine iyo mitekerereze iyo nashakaga ko abantu bameze nkanjye. Donc your mindset iri kugira positivity muri wowe no kwirinda kuba ukabona ko nubwo umeze uko hari ibintu ushobora gukora, hari aho wagera, ntabwo ukwiriye kujya mu nzu ngo wihishe witingirane. Yego. Ari nk'ibishoboka ukagereranya ubuzima bwa Divine Uwineza na saying runaka uzi muzavuzwe ku isi. Wabugereranya n'iyi ubuzima bwa Divine? Ubuse wavuga ngo iki? The sky is not the limit. Igihumbi ku ijana. Urugo ntago ari ubwiza bw'inyuma. Urabyemera? Ari ubwiza bw'inyuma hari benshi batakubaka ingo. Ari ubwiza bw'inyuma abenshi ntibasenya. Nibyo ye twari turi kuvuga. Uri kuvuga ngo iyo umuntu akurebye bwa mbere ni iki kintu yitaho, cyangwa iyo umuhungu avuze ngo uriya mukobwa ni mwiza. Icyambere areba ubwiza bw'inyuma. Ubwiza bw'inyuma. Kandi ubwo byumvikane ko bicuritse. Ariko iyo ushaka ibirambye ureba imbere. Mu isi y'uyu munsi z'ubwo koko abantu babanza gutekereza ibirambye cyangwa atekereza ibya nona. Niho ibintu byahindukiye, atekereza iby'ako kanya ugasanga mu banyamezi abiri.